Ubu butumwa bubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza k'Ubwami Bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese batanze umwana wa Yesu KRISTO, ndetse no kuri Yesu KRISTO witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukomana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Icyigisho cya 217 turacyari kwiga ku butumwa bwiza bwa Yesu KRISTO. Mwifurije amahoro n'umugisha n'ubuntu bituruka ku Mana Data wa twese mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Dushyize hejuru izina ryawe Data wera, tubaguhimbaje Mana igira neza. Urukundo rwawe ni rwinshi kuri twe, imigambi yawe ni myiza kuri twe, ndetse tuzi neza ko ibitubaho byose Uwiteka, ibyiza n'ibi byose bifatanyirizaho kutuzanira ibyiza. Haleluya. Tuzi neza kutatwanga ku buryo bwatuma uducisha mu bintu bibi bitagira umumaro, kuko tuzi neza kuri Imana nziza kandi uruta kure rwose urukundo abantu badukunda urwo ari rwo rwose. Dushyize hejuru izina ryawe, uhabwe icyubahiro Data wera. Mu izina rya Yesu uyu mwanya nyakubahwa Imana, turasenga ngo utwezeho gukiranirwa kose. Amagambo twavuze, ibitekerezo twagize, ibyo twakoze, utubabarire kugira ngo tuze kumva ijambo ryawe, turyumve dunezerewe kandi dutunganye. Mu izina rya Yesu KRISTO turakwinginga ngo Uwiteka Mwuka wera amanukiye kubana natwe. Reka afungure amatwi yacu, reka afungure amaso yacu, reka afungure imitima yacu, reka afungure ubwenge bwacu n'ibitekerezo byacu, kugira ngo byose byumve kandi byumvire ijambo ryawe, ndetse Uwiteka duhindurwe n'imiburo yawe. Urera cyane kandi urakiranuka Data. Turasenga ubwami bwawe ari bwo buza, turasenga ibyo ushaka ari byo bibaho, turasenga izina ryawe ryo rihimbazwa mu buzima bwacu. Mu izina rya Yesu turagushimiye Data wera, amen. Uyu munsi turasoma muri Luka ibice 11 umurongo wa 20 kugeza ku 23. Luka ibice 11 umurongo wa 20 kugeza ku 23. Bibiliya iravuga ngo ariko urutoki rw'Imana niba ari rwo runuma kwirukana abadayimoni, none ubwami bw'Imana bubaguye Gitumo. Umunyamaboko ufite intwaro yarinze urugo rwe, ibintu bye biba amahoro, ariko umurusha amaboko yamuteye akamunesha. Izo ntwaro zose yari yizigiye arazimwambura, n'ibyo amunyaze akabigaba. Uwo tutabana ni umwanzi wanjye, kandi uwo tudateraniriza hamwe arasandaza. Ibyo biri muri Luka ibice 11 umurongo wa 20 kugeza ku 23. Ubwami bw'Imana bwaguye abantu Gitumo. Abantu bahuza ubwami bw'Imana n'ibintu byinshi bitandukanye. Bamwe babuhuza n'amafaranga, abandi bakabuhuza no kubwiriza buri munsi ahantu hose, abandi bakabuhuza n'ibindi byinshi bitandukanye. Nyamara iyo twitegereje neza dusanga dukurikije Yesu uko yabibonaga, ubwami bw'Imana bugendana no gusenya ibirindiro bya Satani, maze bukabihindurira guhesha Imana icyubahiro. Iyi niyo mpamvu Yesu yabwiye abigishwa be ko ikigaragaza ubwami bw'Imana muri bo ari ugukora kw'imbaraga z'Imana, kwagaragazwaga n'ibimenyetso Imana yakoreshaga amaboko ya Yesu KRISTO. Mu yandi magambo, Yesu ntabwo yabwirishije amagambo abantu by'ubwami bw'Imana, ahubwo yabiberekesheje ibimenyetso n'ibitangaza. Kuza k'ubwami bw'Imana bigaragazwa n'ibimenyetso n'ibitangaza, si amagambo abikora. Sobanukirwa iki? Satani ni umunyantege nke. Satani si umunyantege nke, nawe afite imbaraga, kandi izo mbaraga azirindisha abacakara be, azirindisha ubwami bwe. Satani azamerwa neza mu bubata ateza abantu, kugeza igihe umurusha amaboko amwatse ibirindiro, kandi uwumurusha amaboko ni ubwami bw'Imana. Mu Byakozweho n'Intumwa ibice 10 umurongo wa 38 biratubwira ngo ni rya Yesu w'i Nazareti, uko Imana yamusutseho umwuka wera n'imbaraga, akagenda agira abantu neza, agakiza abo Satani atwaza igitugu, kuko Imana yari iri kumwe nawe. Ese ibintu ntubyibonera? Ubwami bw'Imana bugizwe n'ibintu bibiri: umwuka wera n'imbaraga. Ubwo rero kuza k'ubwami bw'Imana ni ukuza kwa mwuka wera n'imbaraga z'Imana. Ibyo byombi nibyo bibohora imbohe, bikaziha umudendezo. Ubwo rero ushishikarire kuzuzwa mwuka wera no kuzuzwa imbaraga z'Imana. Erega hariho abantu benshi batsikamiwe n'umwanzi Satani, bategereje amavuta n'imbaraga z'Imana
zidukoreramo ko bishurwa. Umunsi wose dutakaza tutazibifite n'undi munsi w'inyongera w'umubabaro wabo n'ibibazo bagumamo. Isezerano ry'umunsi turarisanga muri Matayo ibice 9:37 kugeza ku 38. Ndakwifuriza umugisha w'Imana wo kwifatanya natwe, witeka umugisha wo kumva ijambo ry'Imana, witeka umugisha wo gutegera amatwi ijambo ry'Imana. Ndagusengera cyane ngo witeka akuzuza imbaraga n'umwuka wera. Haleluya. Ndagusaba umugisha cyane ngo witeka akuzuze urukundo. Ndagusabira cyane ngo witeka akuzuze guca bugufi mu izina rya Yesu KRISTO. Ndagusabira cyane ngo imbaraga z'Imana zikuzure rwose mu izina rya Yesu. Kuko Imana kubane nawe mu byo ukora byose, kuko Imana kubane nawe mu matungo, mu muryango wawe, mu bucuruzi bwawe, mu kazi kawe, ukuboko kw'Imana kugumane nawe. Witeka abane nawe ukanaguha imbaraga zo guhora wumvira ijambo rye ndetse ushyira mu bikorwa ubushake bwe. Mu izina rya Yesu KRISTO ngusengeye, nanjye nisengera, kandi Imana ibane nawe kandi rwose ubeho mu buzima butungana Imana mu izina rya Yesu. Amen. Ushobora kudusura kuri urubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba hari icyigisho. Soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho. Urabona uko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguhe umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu KRISTO bikomeze kubana namwe, kandi umwuka wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amen.